الحمد لله الحمد لله الحمد لله العظيم الخبير المتعالي. الحمد لله الذي لا تجبه ظلمات الليالي. الحمد لله الذي عرس الجبال الأوالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي. لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي. وأشهد أن عظيمنا وقدوتنا ومولانا قرة عين محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أرسل الله كفا للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله بإذنه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Birashimika yasingizwe Allah uhambaye, Allah uzi byose umenya byose, Allah w'ikirenga w'ibirema byose bikandukira, Allah we ukuru washaka mu mwijima akamushyira mu rumuri, Allah we y'ubutagatifu, Allah we wari ibyaha ntasigarane ingingimira kuba yakubabariye, Allah ku ngabire ze nyinshi utanga ubuzima, Allah we waduhaye kuba mu muyoboro mwiza wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urwibutso rwacu rw'uyu munsi turebera hamwe iyi ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ubuzima bwayo cyangwa se iminsi yayo ya nyuma, kubera ko nta kiremwa mu biremwa byabaye ku butaka bw'isi hano ku isi ubuzima bwayo bwa nyuma bufite igisobanuro n'ubuzima bw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. nta n'amagambo twabasha kubona yasobanura neza iri somo cyangwa se agaciro karyo haba mu marangamutima ndetse no mu bindi. Kubera iki Rasul sallallahu alaihi wasallam Imana yamuhaye buri kimwe abantu bakeneye kugira ngo basobanukirwe Imana. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam Imana ikayimuha muri Qur'an muri surati Saba, kandi nta kintu twakohereje ya Rasulullah uretse ko twakohereje usibye kuba utanga inkuru nziza ku bantu bose, ariko abenshi ntabwo babizi. Iyi ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni intumwa y'abantu bose, kuko uzasanga uyu Yesu mwene bari abantu baririmba we arakubwira mu magambo ye yivugiye, ntabwo natumiwe abandi uretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Bene muri Bibiliya harimo baza muri Korani, Imana ikamuvuga nanone mu bivuga Yesu mwene Mariya ubwo yavugaga ari kubwira abantu wa rasula ila bani Israili, yari intumwa mu muryango w'abana ba Isirayeli. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ni khatamul anbiya, ni umusozo w'intumwa n'abahanuzi. Nyuma y'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta yindi ntumwa izaza ku isi. Ingoma zirashize imyaka irenga 1,000 avuye ku isi, nta yindi ntumwa. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi urupfu rwe rwagaragaza
yagaragazaga ikimenyetso cya mbere cy'imperuka mu bimenyetso bikuru bimenyetso by'imperuka, kubera ko nta bundi buyobozi buturuka ku Mana buzamanuka, ubuyobozi bwa nyuma buri muri Qur'an. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo fa inna asdaka al-hadith kalamullah, amagambo meza ni aya Allah. Iyi Qur'an yuzuye niyo magambo meza. Wa khayra hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'umuyoboro mwiza wowe kubyumvisha utabyumvisha ni umuyoboro w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharru muhdathatuha wa kullu muhdathatin fi dinillahi bid'ah. Ikindi cyose tuzongeraho tuzahimba kizaba ari igihimbano, na buri gihimbano cyose kiganisha mu buyobe, na buri buyobe bwose buganisha mu buyobe. Allah Qur'an turinde. Nuko iyo ugiye kureba rero urupfu rw'Imana sallallahu alaihi wasallam rwavuga ko inshingano ya Jibril wo kumumarayika ushinzwe kumanura ubutumwa buzanira intumwa z'Imana yari irangiye. Nta yindi Qur'ani, nta zindi nama ziva ku ntumwa y'Imana izabanwa n'amaze kwakira zari izo ngizo. Niyo mpamvu ugiye kureba ishaka gusobanukirwa amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, hari ibitabo bitandukanye bikurikira. Harimo igitabo cya Sira cyangwa amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam cya Ibn Hisham, harimo igitabo cya Muhammad ibn Ishaq n'igitabo cyitwa Al-Hikam al-Maktum. Ni ibitabo birimo amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ushaka kwisobanukirwa bisobanukirwa. Niyo mpamvu mu mwaka wa 12 w'ubutumwa bw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ni ubutumwa bwamaze imyaka igera kuri 23. Mu mwaka wa 12 intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yategetse, yarasohotse itegeka ko batangaza ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igiye gukora hijja, mutambagiro mutagatifu, ari nayo hijja imwe yakoze mu buzima bwayo, ari nabwo bwari ubuzima bwayo bwa intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Yakoze hijja imwe. Icyo gihe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu gutanga hijja yo kureba umurage yasigiye abantu, twibaze ngo twe duhagaze. Niyo mpamvu uyu munsi iyo twisuzumiye rimwe na rimwe usanga duhagaze, nayo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam dusize twakabaye duhagaze. Ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye Abayisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze, yasize umurage, ivuga ibintu byinshi bitandukanye. Kuko amaze amasaha menshi turagerageza twumve dufatemo bikeya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nyuma yo gutangira ishimira Imana, nyuma yageze no gusaba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, yagejeje abantu aya magambo cyangwa se yasize umurage usigira umma. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo mwebwe muri aha uyu munsi, ibi ngiye kuvuga uyu munsi birashoboka ko mwaka utaha igihe nk'iki ngiki nzaba nagiye cyangwa se nazongera guhagarara ngaho ukundi, mugende mubwire abasigaye hano badahari, nabo bazabigeze ku bandi basaza bazagumye babihererekanya. Abazaza nyuma bazagumye babihererekanya, kubera ko bishobora kuba ntazaba nyiramo ubutaha. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nibwo yatangiye ikintu cya mbere yihanangirije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo guhera uyu munsi icyitwa ibangikanyamana kibaye ikizira. Allah ikizirije ku butaka bw'Abemeramana, hari ubutaka bwa Maka na Madina, shiriki cyabaye kiyizira. Irangiye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mbere yo kuvuga amagambo ngo munyumve mubyitayeho, mutega amatwi neza nta kurangara, mushyira tansiyo yanyu kuri bibiri ugiye kubabwira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuga ngo Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yaraje kugira shiriki cyangwa se ibangikanye Imana ubutaka bwa Maka na Madina ndetse n'uduce tuhazengurutse. Irangiye tuba ngo na shayitani uyu munsi mu byo yazibukiriye, shayitani yazibukiriye ko banatu ubwo butaka mu byo izabateza nta shiriki irimo n'abangikanye Imana. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo shayitani ikisigaye izakomeza kubahurisha rwose gukora ibyaha bitoya, ariko icyitwa ibangikanye Imana kiba ikizira ku butaka bw'Abemeramana. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikaranga ituvuga ngo uyu munsi ibyo byaha bitatu by'abantu boroshye, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo abantu bose muri Ibumba bazaba bari mu muriro mu gihe runaka, igihe gitoya, kubera ibyo biti ibyaha bitoya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam arangije mu gukomeza gutanga umurage, irangije mu byo yavuze yatugiriye inama. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasivuga ngo mwumvire Imana n'intumwa yayo. Icya kabiri dutegetse cyari ikihe? Ni ukuganduka, kumvira Imana tukayigandukira n'intumwa yayo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yadusize dutegetse Imana tuvuga ngo wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza al-fawza al-'azima. Wa uzumvira Imana akumvira intumwa yayo uba afite intsinzi ihambaye. Kumvira Imana y'ubundi ryari igihe uzumva bahamagaye gukora isengesho ugahita uhaguruka kubera ko ari itegeko ry'intumwa rya Allah, ugahita uhaguruka kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yumvaga itegeko ry'Imana itajyaga irangara, itagira uruhando kuza kumvira Allah n'intumwa ye. Icya kabiri intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam
iragiye tuvuga ngo uyu munsi mbasize mwera nk'uko amata urupapuro rw'umweru rwera. Iragiye ngo ibyitwaga iby'amoko abantu bapfaga, nta mwarabu, nta muzungu, nta mwirabura, abantu bose yadisize Imana sallallahu alaihi wasallam kudutegeka kumvira Imana n'Imana yose dutegeka tuvuga ngo tubaye umma ni ijambo ry'icyarabu risobanura ko turi umuryango, ariko noneho rikomoka ku gicumbi cyitwa ijambo ummi risobanura mama. Hanyuma nabyo muri izo zama ebyiri zirimo abantu basobanura icyarabu, harimo ijambo ama bisobanura iki? Kwitaho cya kintu witayeho usize amaso udakura amaso. Hanyuma twabihuza tugasanga Imana sallallahu alaihi wasallam yadusize tugomba kuba bameze gute. Yasize vuga ko tugomba kuzajya mwitaho nk'uko umubyeyi aba yitaye ku mwana iyo akimubyara. Kwa kudamwitayeho yaba mu bwuzu, yaba mu byishimo, yaba mu kumurinda kuko nta cyamubangamira, nta cyamukoraho. Ubwo ni bwo buryo Imana sallallahu alaihi wasallam mu bintu bya yasize yatubwiye ko tugomba kuba bamwe, nta gutandukana, nta kwibona gutwaje amoko cyangwa iki. Irangira ngo ibyara amoko ibyo byabaye mu gihe cy'ubujiji, mu gihe cya jahiliya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ituma kujya twabishyize hano munsi y'ibirenge byanjye, ibyo byaragiye ngo muramenye ntimuzabigarura nyuma y'uko ntagihari. Uyu munsi ikintu kwibona icyo wakwibona mu cyo ari cyo cyose n'ubikuru uzaba unyuranye n'umurage w'Imana sallallahu alaihi wasallam, uko yari ari gusigira umma ibyizasigara igenderaho. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi itivuga ngo uyu munsi mureke ko ryitwamo ko kwironda irondaruhu ndetse no kwitwaza ibigo waba uturuka hose. Niyo mpamvu uzasanga twinjiye mu musigiti, kubera ko abantu basobanukiwe ko Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nta kwironda kugiye kubamo. Yaba umwarabu naza agasanga tugeze hariya mu muryango aricarana nawe mukorane iswara, kandi murajya sujudu kimwe, muregeranya amano muhagarare kimwe, buri kimwe cyose muregeranya. Kubera iki? Turi umma, kandi Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasizirije kugira ngo icyo kintu cyitwa amoko no kwibona n'ikindi cyose muri yakwishingikiriza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi nawe yakomeje kugira inama n'ibyo ngibyo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangije igihe kandi muzibukire neza ikintu cyitwa riba. Riba ni inyungu ku mwere. Uyu munsi abantu baravuga abantu bakabyoroshya, ariko uyu munsi niyo mpamvu ibihugu bimwe bikennye biguma bikennye, ibihugu bikize bikaguma bikize. Kubera iki? Niba njye guhaye igihumbi ukazagarura icyabiri, njye nicaye cyandagunya nkore, nawe ugiye gukora uri kumworera uzanyungukire. Isilamu musigiti mujye mumenya adabu zo kwitwara mu musigiti, ibyo byo kujya ntari umuntu ujya kwica iswara z'abantu ngo ujye kubacangira, ntabwo hano ibyo bizo gahunda zirimo. Nta muntu wemerewe kunyeganyeza umuntu uri mu iswara y'inyuma, ifite ukubikora gutyo n'ugufite no kubitwara. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangiye ivuga ngo icyo kintu cyitwa riba mukizibukire. Kubera iki? Njye no guhaye bakuguriza amafaranga uzanyungukirwa, wajya gukora yanyuma kugira ngo ugire icyo ukumarira uyinzane, hanyuma njye nanjye ngobe ngume ndi hejuru yawe, nawe uzagume uri hejuru nguzunguza mpaka. Niyo mpamvu uyu munsi ibihugu biba bikennye biguma bikennye, n'ibihugu bikize bikaguma bikize kuri iki kintu cyitwa riba. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasize itubwiye ngo mukizibukire. Allah muri suratul Baqara avuga ngo aba bandi bakennye bazazuka ku munsi w'ejo bameze nk'abahanzwe n'amashayitani. Uyu munsi twebwe twabibonye nk'akantu koroshye, umuyamburiza igihugu ubonye muri ikibazo. La ntibizigera biba Uwisilamu. Intumwa y'Imana icyo yasize yaramishije, fa inna asdaka al-hadithi kalamullah, amagambo meza ya Allah bayirabiramishe muri Qur'ani. Wa khayra hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irabisiriza Allah bakura umugisha mu mitungo wose y'icyo kintu cyitwa riba. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam akari ibyo ngibyo irangiye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ituvuga ngo wewe munsi muramenye mushikame, muramenye mubanza abanyikanye Imana n'icyo ari cyo cyose, kandi muzakurikira intumwa sallallahu alaihi wasallam, muzabanye inzira mugenderamo. Irangiye ituvuga ngo mushikame ku masengesho 5 ku munsi, mutange amaturo, musibe ukwezi kutagatifu kwa Ramadhani, kandi Imana izaha ubushobozi muzakora umutambagiro mutagatifu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi ntabwo byagarikiye aho ngaho. Irangiye ivuga ngo uyu munsi mubaye umma, mubaye umuryango umwe, mubaye abavandimwe mu idini, nta mutoya nta mukuru, twese turi iki, turi abavandimwe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi iramenye ngo aya magambo yo kuyavuga yavuze ngo bari mu kwezi kwa Dhulhijja, mu kwezi kwa 12 mu kwezi batangiriwe k'Islamu, ni kwezi batagatifu bigira amezi batagatifu atavuze n'amezi ari muri Qur'an. Uwe mu kwezi ni kumukutirimo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iti muri kwezi gutagatifu bari ku munsi wa Arafa
icyenda wese tuzasiba umunsi mutagatifu. Ku munsi wa Arafa bari ku butaka butagatifu bwa Maka, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kuri uyu munsi mutagatifu, ku butaka butagatifu no ku munsi mutagatifu no mu kwezi mutagatifu, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikirushije byose ubutagatifu. Ikirushije byose agaciro n'ikihe? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iti icyubahiro cy'Umuyisilamu, amaraso y'Umuyisilamu, umutungo w'Umuyisilamu, muramenye ntuzabyegere ngo ubivogere kubera ko ni bitagatifu kurenza ibyo byose. Hanyuma uyu munsi twebwe ibyo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasizibujije, twebwe kuba wavogera icyubahiro cya mugenzi wawe tubifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu byo yari yihangayikishijwe ko gusiga mu murage cyari kwari uko abantu bazajya bamenya ngo ujye ureba imbago zawe umenye ko iz'abandi, ko ukeneye ko izawe zirindwe, ko nawe uzarinda iz'abandi. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam inama yose dusigaye n'igihe uko ni kutuba uyu munsi abantu bacyafata buri wese afatamo iyo akeneye gusobanura kuko ni kutuba yamaze amasaha menshi, kandi uyu munsi abantu bagenderaho rimwe na rimwe bimwe barabyirengagiza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasize itubwiye ko tuzabunga nyuma yo kudutegekanya kandi Islam yigize ubuyisilamu ikazidusobanurira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi ntabwo ari aho ngaho byahagarikiye gusa. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu kutugira inama, Rasul sallallahu alaihi wasallam yasize avuze ngo mu byasize twigishije mu muri ya khutbatul wada yatugira inama birebana n'abagore. Ntabwo ari ibintu biri aho ngaho ntabwo, kubera ko muri iyi khutuba hariho amategeko menshi cyane twayisobanura bukarinda bwira. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu byo yasize ivuze yavuze ngo muzite murebe uzarebere abagore banyu, muramenye ntimuzabahohotere, muramenye mujye mubafasha mu nshingano. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo mumenye ngo mwababonye ku itegeko ry'umuremyi wanyu, mutinye itegeko ry'umuremyi wanyu birebana n'abo babafasha mwabonye. Uyu munsi kubera ko abantu baze kumvira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibyo yasize yigishije biragenda gute? Uraza kumuhohotera ushyire mu bikorwa uhure n'igihano, kubera ko nta kintu Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze usibye kuzahura icyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma n'umuhohotera araza kurengera utazi uburyo ari ibyo ari kugira gute, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yari isobanukiwe neza ko nibo babyeyi bazasigara barerera yumva, ni bashiki bacu, ni abavandimwe bacu, muramenye ntimuzabahohotere kubera ko ari abanyantege nkeya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam dusubiye muri editi ngo umwiza muri mwebwe ni wabo ni mwiza kuri wabo abandi bo mu rugo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iti baho nanjye ni mwiza kuri mwebwe kuko ndi mwiza kuri wanjye. Umunsi byasize ivuze abantu babimaze nk'ibintu biri aho ngaho, ariko igihe cyose uzanga kubyumvira kubera ko uyu nguyu ntacyo yavugaga. Allah avuga muri Korani ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze usibye ko cyari cyo yishyurwaga abantu. Niwanga kubyumvira uzahura n'ubundi buryo ibyo yavuze ubishyire mu bikorwa rimwe na rimwe utari bubihemerwe, wakabaye ubikora neza ugakuramo ibihembo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasobanuye ikiyoko uko ibisekuru bizagenda bisimburanwa, aba babyeyi, aba bafasha, aba bashiki bacu bazavamo ababyeyi, abo babyeyi bazarerera iyi nguma. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kandi mu byo yasitubwiye nyuma yo kutubwira kwita neza no gufatira no kubana neza abafasha, ikatubaziriza ikintu cyitwa riba cyangwa se kuba twagira kuvuga ngo kwari kudutoza ubuvandimwe bwuzuye. Niba uje ukahanduza amafaranga kunguza si ikibazo, kuko ikibazo wese kimugeraho, ikamuha ibyo ngujije nawe uzanga ibyo wagize gute ibyo naguhaye. Uyu munsi hari abantu bari kwambura atari ko bagambiriye kwambura, ahubwo ari uko mwavuganye ngo ndaguha igihumbi uzangana icyatanu, yagera akabura ya 500 agahita avuga ati nimushyira igihumbi ntacyemera ndetse agahita kwambura yose atagambiriye kukwambura, kuko wanyuranyije n'umurongo w'Imana, n'umurongo w'Imana sallallahu alaihi wasallam. N'uwo mu Isilamu icyo uhawe nicyo usubiza, wabishaka utabishaka ibindi byose uzakora uzawisemo andi mahitamo, ntabwo azabaye byitwa ubuyisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangiye ivuga ngo ibyo ngibyo mu bibe irangiye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yongera isubiramo ikintu cyitwa ubuvandimwe bw'Abayisilamu, kugira ngo mwumve ukuntu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yahangayikishijwe. Ntabwo Isilamu nta hantu igeze yiteramo abantu ko batandukana, usibye kugira abantu bese mu gutandukana bakicamo ibice bakagira ibyo bibonamo, baba bahisemo inzira ya shayitani. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Imana yamagarira abantu kugira ukurangwa n'ubutabera no kugira neza
ntabwo Imana yigeze iduhamagara abantu kuba batandukanye. Imana sallallahu alaihi wasallam yishura umwana kijyanye n'ubuvandimwe, ita amaraso y'umuvandimwe, icyubahiro cyawe, icyubahiro cye, ubutunzi bwe uzabirinde nk'uko urinda ibyawe, kandi bitagatifutse kurusha uko warinda ubutaka bwa Maka, bitagatifutse kurusha ukwezi turimo, bitagatifutse kurusha umunsi wa Arafa tuzajyamo ejo, no kurusha ingoro ya Mwaka. Igitagatifutse n'iki? Ni ukurinda icyubahiro cy'umuyisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangirije kandi muramenye mwirinde ikintu cyitwa ibangikanyamana uko cyaba kimeze kose. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imaze kuvuga ayo magambo, imaze gusobanura yahindurwa azamura ikiganza mu kirere, yerekeza urutoki mu kirere, ngo muzahagarara imbere y'Imana, Imana izabambaza, muzavuga ngo ukiri mugera imbere y'Imana. Ni amagambo ariko muri surati Al-Araf. Tuzababaza nizo nyuma tuzazibaza. Rangira aho Imana sallallahu alaihi wasallam ikibazo ngo muzahagarara imbere y'Imana, Imana izabambaza, muzavuga ngo iki? Bazavuga ngo tuzavuga ngo barata risala, tuzavuga ko wasohoje ubutumwa, wa adaita al-amana, tuzavuga ko wagiriza indagizo, wa nasala al-umma, tuzavuga ko watugiriye inama. Amani bamaze kuvuga amagambo, Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ariko yerekeje kugeza mu gihe cy'ishyira mu kirere ngo Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Imaze kuvuga amagambo, ya Allah uzambere umuhamya ko nabagejeho ubutumwa, uzambere umuhamya ko nabo babihamije ko ubutumwa mwabwakiriye. Nibwo ahise amanuka, Jibril aramanuka azana aya zanyuma zamarize ngo al-yawma akmaltu lakum dinakum, uyu munsi bujurije idini. Nta mwanya wasigaye uko ubyumva cyangwa uko ubibona. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ibona ko izi dini yari yuzuye. Igitwe kuba abavandimwe n'umugati w'ibukirere bw'abasilamukazi. Niba uzi ko uzambara umujitani ko ageze munsi y'igiti, ntabwo uraba muri iyi dini, kubera ko iyi dini yari yuzuye, kandi gutiga kwambara kwigwiza ukarinda icyubahiro cyawe aho uri hose. ahita amanuka ayikomeza Jibril akavuga ngo wa atmamtu alaykum ni'mati, basendera n'ingabire zanjye. Allah ikadusende iyi dini yuzuye ingabire za Allah, wabishaka utabishaka, nudashaka kuzirya abandi bazaziryaho. Zuzuyemo ntizizigera zinashiramo, kuko wazimanuyemo iyi dini nawe uzagira gutera uzakomeza kuzishyiramo. waraditu lakum bil islam dina, Allah itavuga kandi bahitamo Uislamu ubabere idini. Iyi nzira yose wahitamo itari yo kwicisha bugufi ku Mana yawe, yo kwisenga yonyine, yo kuyikurikirwa ko ibyo ukutegeka ukareka ibyo ukubuza, ntabwo izaba ari Uislamu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ayo magambo baje kumanuka hanze, baje kuba ku munsi wa 29. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu kwezi kwa kuri nibwo yavuye hijja, iri mu gusubira mu rugo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nyuma bari kugira igihe bajya ku rugamba. Islamu umugore w'umuyahudi bari ku rugamba babahaye ibyo kurya bamuha uburozi. Yagiye mu gihe turi kwiga sira gutya, bitwibutsa neza ubuzima bw'Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam uko yabayeho nabi, kakwereka uko ugomba kubaho n'ibihinduka zazo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagize gute? Yahawe uburozi n'Isilamu. Ibaje guhabwa uburozi, ntabwo icyo gihe ahise amenya ahubwo Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam avuye ku rugamba, imbaraga ziguma zigenda ziba nkeya, kuko imbaraga zategekwa nke mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 13 yimuka rwa mwaka wa 23 w'ubutumwa. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam imbaraga zatangiye kuba nkeya, yagiye muri Angate, yagiye mu kuriga yashyirwa Abisilamu, ijya ku Madina. Abamenyi basobanura ahangaha, wakwibaza ngo kubera iki Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ku iherezo ry'ubuzima bwayo yagiye gusura Abayamarini. Hano dukuramo ibisubizo bibiri. Se kwari uko Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam izi ko ubuzima bwayo nayo bugeze ku iherezo, cyangwa ko ari ukwibutsa abantu ko igihe cyose abantu bazajya bajya gusura Amarini kugira ngo bongere bibuke ko nabo igihe kizagira bakagira gute bakerekezwa hariya. Kwari ukongera kutwibutsa neza ko njye nawe igihe cyose uzumva gutinya Imana kwawe kuri kugabanuka, ugende usura Amarini utekereze ko waryamye uzagaruka gutinya Imana kwawe kuzuye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam rero icyo gihe mu basangirangendo bari kumwe nawe hari harimo Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye avuga ngo yabasomeye dua ndende, inshallah taala abashobora tuzayiga muri dua ibintu byinshi yagituwe mu Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kimanditse igitego badutanze kugera kuri natwe, inshallah tuzabaza kwa basanga.
irangije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo hari abavandimwe baje mumbuye abasangiranye bari kumwe nawe barimo Abu Hurairah radiyallahu anhu bagiraga inaraza ya Rasulullah twasize imitungo yacu twasize imiryango yacu twakoze ikiba cyose ku bwawe ya Rasulullah ntabwo kuri abavandimwe bawe wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ati mwebwe muri abasangiranye banjye hari abandi bazaza nyuma yanjye bazanyemera batarambonye aho ngaho twebwe twe n'uwo Imana sallallahu alaihi wasallam twarabaye kandi muri twigisha abavandimwe b'Abayisilamu kimwe mu bintu yavuye ku isi by'amategeko kuzabona ngo twebwe Abayisilamu. Abu Hurairah radiyallahu anhu arajya kubona y'abahindwe y'Imana ya Rasulullah ese twe tuzagira amahirwe yo kubabona abavandimwe bawe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iti muzababona bisobanura ko Imana sallallahu alaihi wasallam yagize ngo mugomba kwisimira kuko abo bose biswe izina nabazaza mu gice cy'Imana sallallahu alaihi wasallam itagira niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam intege zakomeje kuba nkeya kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nyuma yo kuvuye aho ngaho imbaraga zakomeje kuba nkeya irangiye ijya mu rugo imbaraga mu uburozi bakanye kumuca imbaraga intege mu gakeya Allah muri Quran muri sura Tawba akavuga ngo iki laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ila alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Imana muri Quran imujukuri mwagezweho n'intumwa ibakomokamo ntabwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam idasanzwe na rero umuntu mwapwe ireberwa n'ingorane nk'izo nawe muhura nazo ntabwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ari wumva ushonje Abayisilamu igiye kubabwira igihe kimwe intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bari ku rugamba barangijwe mu basangirangendo inzara yamukubita azifatiwe mu nda uwo bazinga ufatiwe arishyira mu nda arazinga kugira ngo igifu kitaguma kize gute kiye inzara igakomeza kwiyongera arangiye biranga nijoro ukajya kureba intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ajya kumubwira ko ashonje ku bintu bikomeye agiye asanga arakabakaba ntabwo hariho amatara nk'aya ngaya ducana umunsi nijoro twebwe urabyuka Allah yagushoboza kubyuka ngo usanga ukora ku rukuta ugacana ugakora isura nabona we ntabwo yari ariho arakabakaba asanga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri gukora isengesho mu gukabakaba nibwo yumvise intumwa y'Imana wese n'ubuye rimwe asanga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yashyizemo amabuye 3 yazirikiyeho umunsi twebwe uragira inzara ku mitondo kugera saa sita ugahita wanga gusenga ugatigura mu bitoki by'abantu urajya kubibaraho Imana mwagezweho n'intumwa ibakomokamo inaremererwa n'ingorane nk'izo muhura nazo niba uzi ko hari inzara yakwishoboye ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yayigezeho Imana igahita ngo ibitaho harisuni alaykum ibitaho kuko yari ihangayikishijwe n'iyumba kugeza no kuva mu isi ku isi bwe byabyarira ihangayikishijwe natwe tuzaza nyuma yayo irangiye igavuga ngo iki Allah yaravuga ngo iki bil mu'minina raufur rahim kandi yari imuwe n'inyembabazi ikaba yari imuwe ku bari bose ikaba ari inyembabazi kubemera Imana. Abu Hurairah radiyallahu anhu amaze kuvuga ngo abavandimwe bawe ya Rasulullah tuzababwirwa n'iki intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuga ngo ese waba ufite amafarashi afite amabara yiganjemo ay'imikara hakaba harimo zifite amabara y'igitare mu ruhanga ukazibona ziri ku murongo ntubashe kuyabonamo ahubwo atubwo n'urumuri mu bantu bazaba bafite Abu Hurairah radiyallahu anhu ati ngo urumuri uzaba ruturuka ya Rasulullah ati ngo urumuri uzaba ruturuka ko bajyaga bisukura baga bagiye gukora amasengesho y'isuku yo gutawara kuwo munsi Abu Hurairah radiyallahu anhu ngo gweri umunsi wa munsi Abu Hurairah yajyaga abantu bageze hano mu gukora ahubwo yajyaga agereza hano hejuru y'umukora kugira ngo amenye neza ko isuku yayujuje neza kugira ngo urumuri uzaba rufite ku munsi w'imperuka. Imana sallallahu alaihi wasallam nibwo yageze mu rugo mu kugera mu rugo uburibwe bukomeza kuba bwinshi bari bamutereye amaboko Abayisilamu batagifite imbaraga zo guhagarara umwari wamuteruye hari harimo bamwe mu basangirangendo be barimo Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nibwo mu magambo ya nyuma yasomye umurongo reka muri surati Ibrahim muri surati Ibrahim sura ya 14 asoma n'umurongo reka muri surati Maida ni sura nayo ya gatanu umurongo wasomwe na Isa ibn Maryam. Ibrahim alayhi salam ubwo yasoza ubuzima bwe nayo mu gusoma yarasabye ya Allah abanyumve n'abanjye naho bataranyumve n'abagaragu bawe kandi n'umunyacyubahiro uhebuje sosobanura ko ntabwo rero bifuza cyane abandi ariko abamwumvira bo bamukurikiye. Hanyuma Isa ibn Maryam nawe ni amagambo ya Yesu mwene Mariya yavuze ngo nubahana ya Allah n'abagaragu bawe
abo bakwigometse bamubahana abo bafashe Yesu bakamusenga Imana Yesu mwene bane amagambo yavuze nubahana n'abagaragu bawe nunababarira niwe munyemwe we unyiricyo umunyacyubahiro wihuje munyabugeni hanyuma rero Imana tuzasana baje gusoma ayo magambo kuri buri ntumwa yose yagiye ku isi mu bya bagiraga igihe cyo gusaba imwe isubiramo Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati ni hadith ya Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu Imana sallallahu yahangayikishijwe natwe mu muryango bose abantu bazazanye bari mu muryango w'ikitwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangije nibwo yavuze amagambo cyane ari mu kurira abantu batangira abasanyiriza kure batangira kujya kubasezera malaika Jibril aramuka ngo ya Rasulullah Allah yakubaza ngo iki kukuriza ntabwo Allah yarabiyobewe arangije Rasul sallallahu alaihi wasallam arangije ngo ya Allah Allahumma ummat Allah mugambo umura Allah azza nagazatumukira genda ku munsi w'imperuka Namuzuma kumusibera ngo bazaya kuri Adamu alayhi salam bageye kuri Yesu mwene bari kumwe bageze kurikirana basaba ko Imana yakura ku zuba n'ubushuye buzabukaza abantu gakira urubanza baka nibo twawushye alwasila n'umwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam uzasoma dua agasaba Allah igafuga Allah gatayicira abantu urubanza akabakura ku zuba hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam amaje kubwirwa ayo magambo yakomeje ajyama mu rugo imbaraga zari zitangiye kuba nkeya agiye kugera mu rugo Rasul sallallahu alaihi wasallam yakoranyije abagore biwe bose yari akiri umuntu ukijya kwagisha inama n'urugo imbaraga zari nkeya arangiza murumva ejo nta mwumva yazaba nkeya bose babona ko yazasoreza ubuzima yaba ari mu rugo rwa Aisha radiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam narime mu mahanga bajya bibaza kubera ikintu Imana sallallahu alaihi wasallam yarishatse yari yanaziruriwe gushaka abagore be uzasanga mu bagore Imana sallallahu alaihi wasallam yarishatse harimo bamurushaga imyaka harimo abari abapfakazi harimo abagabo bavuye ku rugamba harimo abaturukaga mu byiciro bitandukanye n'abandi abantu basuzuguye kwari ukugira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam asigare twibukiye ko abantu bose bareshya uzaba mwiza imbere y'Imana ubundi uzarusha abandi kuganduka yaba ari umucakara wamushaka yaba ari udafite umugabo wamushaka yaba ari ukuruta mwashakana mupfa kuba icyambere n'iki umwiza ntabwo ari kuburanga si mu mitungo harimo n'abadafite ibyo ngibyo ariko niwe Imana sallallahu alaihi wasallam mu kalima twatangiye n'amagambo ngo wa khaliluhu min khalqihi icyo kirimo cy'Imana ariko yashaka umugore afite hari harimo n'abapfakazi b'Islam hari harimo n'abamurusha mu myaka byibutsa ko icyo umwiza mu Islam uzamubona uzashaka utinya Imana uzamukira Imana wumva Imana ntazananirwa kukumvira ntabwo yabikoze kubera impamvu kwari ukugira ngo yibukirwe ko abantu bose mwabana kandi nta kibi cyo nabo nta kibazo cy'abantu bose bagira gute no koroherana tugatinya Imana niwe Imana sallallahu alaihi wasallam barajya guhiza ko yasoreza ku rugo rwa Aisha radiyallahu anha harimo yani babyara be bari barimo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu baramuteruye bamujyana ntabwo nakibasha gukandagira se guhagarara afite imbaraga hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam umutwe watangiye kumurya cyane ububabare buriyongera ubwo hari amagambo Rasul sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo abandika Allah sallallahu alaihi wasallam ati ashhadu bala anbiya thumma alladhina yalawnahu Rasul sallallahu alaihi wasallam abantu bambere bagerageje kuri ubutaka bw'isi ntabwo ari twebwe haza kwibesha ko uri Rasul sallallahu alaihi wasallam abantu bambere bagerageje kuri ubutaka bw'isi ni intumwa z'Imana nibuka muri Imana yazigejeje nibo bari beza kukurusha bo bagegezwa ntabwo ari igitangaza abakabiri n'abari ya Rasulullah abakabiri n'abari baziri uruhande bazikurikiye abandi n'abazakurikira ubutumwa bw'intumwa z'Imana bazabukurikiye nabo bazagerageza nubona wageragejwe jya umenya ko uri mu murongo muzima kubera ko Imana sallallahu alaihi wasallam ko ibyo abantu bageragejwe abambere intumwa z'Imana abakabiri n'abari bari iruhande babigiyeho abagatatu n'abazazikurikira n'igihe zaba zitagenda bazabona ibigeragezo niyo mpamvu Aisha radiyallahu anha umugore w'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga gukunda kuza kwa kuri ntabwo ari haramu Islam umugore yaza agafata ku mugabo we aramubwira ngo ya Rasulullah umutwe uri kundi Rasul sallallahu alaihi wasallam bwa mbere mu buzima bwe aramubwira ngo ya Aisha uyu munsi ntabwo ari wowe uyu munsi ni igihe yari ari kumva ubumenyi bwo kigero cyo hejuru
Rasul sallallahu alaihi wasallam nibwo yaryamye kubera umuriro mwinshi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bazanye indobo zigera kuri 7 z'amazi bamwe no kubera ubushyuhe basigaho, kubera ubushyuhe indobo 7. Iyi ni ruke ya nziza twasigaye n'imwe Imana sallallahu alaihi wasallam agira kumva uburibwe niba urabiye gukara ukari ikintu gikomeye ufata ikintu ukagitosa ugashyira amazi ugakozaye bakoza ku gahanga abasilamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yari kumva uburibwe kuko icyo kigiye kuryamwe n'indobo 7 z'amazi kugira ngo ajye kubwagabana. Rasul sallallahu alaihi wasallam muri icyo gihe ubuzima muri icyo kimuri hari rimwe na rimwe ntabwo yari gushibura abantu, ahubwo yari kivuga aseka amwenyura Abasilamu, kubera ko ibigeragezo ugeraho ntabwo bikugeraho, yani ntabwo bituruka ku muntu uwo ari we wese, ni ibyo Allah aba yagenye ko bikugeraho kandi nta n'uwagira icyo uruhare mu kugira ngo abigukize. Rasul sallallahu alaihi wasallam nibwo yatangiye kwiyumvamo umunaniro ukabije ubwo yasinziriye. Mu gusinzira Rasul sallallahu alaihi wasallam ikintu cya mbere yatangutse ibaze yabagiye ya Aisha, Abayisilamu bakoze swala. Aisha ngo ya Rasulullah ni gute bakora swala bwari muyobora isengesho. Rasul sallallahu alaihi wasallam arongera imbaraga z'inyarugira arasinzira, arongera atambuka arabaza ya Rasul ya Aisha, Abayisilamu bakoze swala. Aisha Abayisilamu bategereje ya Rasulullah. Uganda tukaruye Aisha akamumuru Abu Bakari, hamagara Abu Bakari sallu binas ayobora abantu mu Islam. Aisha bakavuga ngo bari ku ajya bamwe mu Imana ko imeze, ahamagara Abu Bakari. Abu Bakari yari imbere agiye kuyobora Islam n'imwe Imana sallallahu alaihi wasallam yasindagiye yumva agiye kuyobora isengesho, yumva abantu batari kumenya kumbura mu Imana sallallahu alaihi wasallam ije arangije ajya kuba mu Imana sallallahu alaihi wasallam Islam. Abu Bakari ari buryo bwe abataramenye ko Abu Bakari n'umuntu yarabari hejuru. Imana sallallahu alaihi wasallam baje mu Islam, inuma Imana sallallahu alaihi wasallam baje utora salamu yasindagira hagurukirangira avuga ngo buri umwe wese uri hano uzi ko ari umwenda murimo ntiyakira ukuri kwe kwishyura. Nasibutse rero Imana sallallahu alaihi wasallam Allah kubyaha by'agati yawe n'umuremyi we, iyo umuremyi n'umugaragu Allah azamura bashaka n'abo bashaka. Ibyo tuba tugomba kwitondera ibyaha biri hagati yacu n'abandi, kubera ko ibyo wambuye niba ari umuntu wambuye Allah azakora mu byaha mu bikorwa byiza wakoze ishiro wambuye. Haba kumwe mu mugabo aravuga ngo ya Rasulullah ibyo urimo amadinari 7. Imana sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we ko yamushirira ibyo byewe. Twibutsa neza agaciro Imana sallallahu alaihi wasallam mu byo twibukije tuba tugomba kwitaho no kumenya iki kintu cy'amadini turimo kukizirikana, kubera ko ibindi Allah azabara bashaka, ariko ku ideni wamwe umuntu Allah azakora mu bikorwa byawe gute amwishyure. Rasul sallallahu alaihi wasallam nibigera mu buribwe mu buzima mwerezo cy'ubuzima bwe yavuze ngo la ilaha illa Allah subhanallah innal mawta sakarat. Ngo nanjye Imana uretse Allah utabivuga Allah kuri buribwe bwo gukora mu ikintu gikomeye. Allah atashibanya amagambo yari yaramanutse mbere muri Qur'an ngo wajaat sakratul maut bil haqq. Allah buribwe bwo kuva mu ukuri wabishaka utabishaka ikigihe tuzagicamo. Ni kumwe mu muryango w'Imana sallallahu alaihi wasallam witwa Abdurrahman ibn Abi Bakr yinjiye mu Imana sallallahu alaihi wasallam yari yamuza ngo ya Rasulullah nawe kuko waho barabona ko mu Imana sallallahu alaihi wasallam n'ubwo buribwe bwageraho mu Imana sallallahu alaihi wasallam ikintu buribwe bwikuye kandi mu musanzwe w'ibintu. Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu ya Rasulullah nuko avuze ngo ingene yamane we n'ingorane ari mu burwayi Allah mwanagura y'ibya abashaka kubona ibihembo byikugira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aje gusubira mu magambo ashhadu an la ilaha illa anbiya thumma alladhina yalawunahu thumma alladhina yalawunahu. Avuga ngo nibara abantu babaho n'ibigeragezo intumwa z'Imana abakabiri n'abazemeye. Uzi ko wewe ubukiye mu Imana sallallahu alaihi wasallam kuzibisha kuzabutageragezwa. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam dusoza kutuba yacu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangije Rasul sallallahu alaihi wasallam wabamukiriye n'umusore umwe wabutaga ngo ya Rasulullah ngiye ugeze kunkubita ku mubiri wanjye.
ibyo tujya tworoshya umuntu kubisa akantu uzi ko ari imikino uzahagarara imbere y'Imana kukubita akamworoshya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakuye n'igikoye yambaye arangira avuga ngo umubiri wanjye urihago igishiro kuri kwawe uko ushaka bingana n'icyo wumva. Umusangira rero yawuye w'Imana sallallahu alaihi wasallam ukuri w'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo gutyo ariko ntabwo byari byoroshye no kwigeraho yahise akoresha no kwiyobora. W'Imana sallallahu alaihi wasallam ukibutsa neza mu buzima bwawe isoza cy'ubuca gahita kuba abantu kuri kwabo niba uzi ko icyo wamuguje ni ibintu gakeka kubera ko ntabwo uzi ubuzima bwawe bwarangira ryari. Niba uzi ko wakoshereje gusa niba uzi kubera ko nutabikora umunsi rw'amakuru kwawe wumva byoroshye ari uguca bugufi gusa gusaba umunsi umwe no kuzamwishyura nta bundi ntazi bahitamo kugeza aho usanga niba icyo gikorwa cyari kugira ngo uzaba usigaranye uzinjira mu muriro kubera ko wahuje umugaragu w'Imana. Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam imajije kuvuga amagambo irangira Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam nibwo yavuze ngo buri umwe wese uri hano afite icyo yamaye ndetse hari n'icyo nayo namwishyuye ariko umuntu umwe wenyine ntabasha kugira icyo nitura ni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Irangira Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo imiryango yose yerekeza abona umusigiti irafunze keretse umuryango wa Abubakar. Ubwo bose bamenye yuko Abubakar bose ari abarusha mu bumenyi. Niyo mpamvu umuntu utuka akanisiga basangiranye n'Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam akiri mu byaha. Hanyuma Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam icyo gihe ivuga amagambo umugaragu yigishijwemo gusubira ku muremyi we no kuguma hano ku isi. Ivuga ayo magambo abantu bose bari musigiti ntabwo basobanukiwe uretse Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar atangira kurira abantu babyidaho. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu twabonye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ari kurira tugira ngo ni naho ku minwe y'Imana sallallahu alaihi wasallam ari kubasezera ariko ntabwo babimenye. Mu gusoza yasoje kuri magambo gihe yari ku gitanda kimwe mu bya nyuma ijisho rya nyuma arebye kuri iyi umma yarebye abantu bakora salatu al-fajr no gukora amasengesho ubwo igihe cyageze mu bya nyuma Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yari swala Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam zibashe gukora swala. Hanyuma icyo no yarebaga umuryango w'abiteganya n'abantu mu musigiti n'abantu bajya ku musigiti wa Madina barabona Madina ari Uw'Imana ku musigiti w'Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam ikintu cyane yavuye ku isi yishimira n'iki yadusize turi umma isiga abantu bajya guhagarara mu iswala bakegerana nta bwibone isiga abantu bajya sujudu begeranye nta kwikuza idusiga turi umma turi hamwe twunze ubuvandimwe n'ikintu gisize yishimiye ko abantu bazasigara basenga Imana bashyize hamwe. Hanyuma nibwo yatangiye kuba mu maduwa yayo Uw'Imana sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfirli warhamni warhamni bi rahmatika a'la. Ayo magambo yavuze inshuro nyinshi. Aisha radiyallahu anha n'ubwami bw'Imana sallallahu alaihi wasallam yari gusezera ngo Nyagasani mbabarira unayi Allahumma ighfirli mbabarira warhamni ungirire impuhwe warhamni bi rahmatika a'la uzananzure ndi hejuru mu mwanya w'ikirenga. Amagambo y'Imana sallallahu alaihi wasallam w'inshuti nziza Aisha radiyallahu anha yamenye ko igihe cy'Imana sallallahu alaihi wasallam icyo yari kuvuga icyo gihe kubasezera ndetse ko yahisemo gusubira ku muremyi kurusha kuguma hano ku isi. Ayo ndamagambo n'umugenzi w'intumwa zose mwari yitwa Yusufu alayhi salam ku iherezo ry'ubutumwa bw'abayano ku isi akigisha yavuye ku isi somiye dua fatira samawati wal ardi. Yusufu alayhi salam yabaje gutagatifuza Imana ayisingiza ku butwari yari yaramuhaye mu Misiri n'ibindi arayamu fatira samawati wal ardi ya Allah ya Allah ya Allah ni wowe hanze isi n'ibirimo byose anta wali fi dunya wal akhirah ni wowe murinzi wanjye no kwisi no kumperuka tawafi ni muslimin uzabe gusoma mu Islamu warihekanye biswalihin uzananzure mu bagaragu bawe beza. Njye nawe turi ikintu z'Imana zarakoraga mu kwerezo y'ubutumwa bwazo zarabaga zihangayikishijwe n'uko Imana yamubabarira akaba yapfa ku nzira y'Imana. Njye nawe dutunganya ibingana iki ku buryo tubarwa